Nje nitwa Sandrine Isheja Butera nkuko twabivuganye ubushize ubwo duheruka guhura igahanga ndi intare y'ingore idasiganira kwiyubakira igihugu. Reka twubike amacupa twegura inyandiko. Umva kakana 102.3 Kiss FM Kigali's #1 hit music station. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mwagize ijoro ryiza, igitondo cyiza. Irijwi benshi mwararikunze ku maradiyo atandukanye yakoreye nka Radio Salus, Isango Star, Radio 10, Kiss FM n'ayandi. Ariko ubu ntabwo muheruka kuryumva ndetse biranashoboka ko mutazongera kuryumva vuba. Uzi impamvu ni ukubera ko ku itariki 23 Kanama 2025 inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yemeje ko Madame Sandrine Isheja Butera wari usanzwe ari umunyamakuru kuri Radio Kiss FM agirwa umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA hakunyiriza bwana Cleophas Barore. Ndi kukubwira umudamu wasohotse kuri Yellow Paper kandi iyo niyo nama ya mbere y'abaminisitiri yari iteranye nyuma yuko hashyizweho guverinoma nshya nyuma gato y'amatora ya Perezida wa Repubulika yari yabaye mu kwezi kwabanje kwa karindwi akegukanwa na Perezida Paul Kagame. Sandrine Isheja Butera nshatse navuga ko Perezida Kagame yamuhinduriye ubuzima akamukura kuri mikoro nubwo nabyo atari bibi akamwicaza mu ntebe z'icyubahiro mu kigo gikomeye nk'iki ngiki cya RBA. Niyo mpamvu nawe iyo bahuriye nko mu nama cyangwa ibindi birori bitandukanye azwiho kuyobora kandi neza adahwema kumushimira. Iyo atabamwe aha duhagaze aha twicaye sinzi aho twari kuba turi. Ibyo turi kuvuga samakabya nkuru twarabyiboneye umugambi abatifuriza u Rwanda ibyiza bafite nari ngiye kuvuga ngo bari bafite ariko uracyahari nkuko twabibonye. Turabashimira rero yuko mwaturinze nyakubahwa Perezida wa Repubulika tukaba duhuriye hano. Isheja Sandrine Butera ni umunyamakuru ukomeye cyane ukunzwe n'abatari bake utuye mu mitima ya benshi bamukunda kuva mu myaka myinshi ishize. Umunyamakuru w'umuhanga ariko kandi akagira ijwi ryiza bihebuje. Navuga ko yageze ku gasongero k'ibyo yarotaga kugeraho byose mu itangazamakuru kugeza ubwo uyu munsi ari mu kigo gisumba ibindi mu itangazamakuru ryo mu Rwanda RBA. Ikirenze nuko atari muri icyo kigo nk'umunyamakuru wacyo inzozi benshi mu banyamakuru barota. Oya, ahubwo noneho ni umuyobozi wacyo, umuyobozi wa kabiri ukomeye muri cyo, akaba mu bari kwisonga mu gufata ibyemezo muri iki kigo. Gusa nubwo yabaye umunyamakuru mwiza kandi w'icyitegererezo ariko burya ngo sizo nzozi ze za mbere yakuranye. Ngo yumvaga zibera umwe muri ba bakobwa b'ikimero bakora mu ndege. Ndi umwana hari abantu niganye, hari umushuti wanjye witwa Diana bamubirige ajya mbwira ngo nakundaga kuvuga ndi muri secondaire nkuza umunyamakuru ariko ngi sinabyibukaga. Icyo nzi cyo nuko numvaga mbere nzaba umu testelaire babandi bakora mu ndege manza kugira ngo ugende ngenda kandi nabonaga babambaye neza bifunze n'akayisha bameze bavuga biriya bintu biraryoshye. Kuva kuri Radio Salus ukaza ku Isango Star ugakomeza kuri Radio 10 ukagera kuri Kiss FM. Sandrine Isheja Butera yakoranye n'abanyamakuru benshi ariko muri abo bose ntashobora kwibagirwa umunyamakuru Nkusi Arthur cyangwa se Rutura bakoranye imyaka itari mike kuri Kiss FM. Ikiganiro cyabo cyaratwikaga bidasanzwe kigakurikirwa n'imbaga nyamwinshi. Cyabaga kiryoshye bitavugwa cyuzuye urwenya rwinshi. Mva nka ndayizi kuyitwara kane kuvuga ngo ndayitwara polisi nicyo bisaba kugira ngo uzi kuyitwara abanyabure ariko sinzi imbaraga bimse nzabone perimi ngo nzabone perimi nzagende nkora ikizamini ntago mbizi. Okay by'imodoka turamenye uzi kuyoza se basi mwituye koko mwamwitu uri umunamba umunamba Anyway, ahoreka tuhave 102.3 Kiss FM. Breakfast with the stars. Are you ready? Yari imwe muri duo z'agatangaza zari zikunzwe na benshi mu myidagaduro yo mu Rwanda. Umunsi Nkusi Arthur asezera kuri Kiss FM, Sandrine yarababaye cyane bitavugwa ndetse kwihangana byaranze maze ajya ku rukuta rwe rwa Instagram yandika ati ubu koko ninde uzongera kunserereza tuzagukumbura 4. Uyu Sandrine mubona ni intiti koko yasomye ibitabo bimara muri za library yarize amashuri hafi kuyamarayo kuko ubu
afite lisansi mu itangazamakuru n'itumanaho, akagira masters muri gender studies, ariko kandi ngo ntaranyurwa kuko vuba aha arashaka gukorera doktora mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu. Sandrine Isheja Butera uretse kuba ari umunyamakuru wamenyekanye cyane mu biganiro by'imyidagaduro n'ubuzima rusange kuri radio zitandukanye yakoreye mu Rwanda, yanabaye mu kanama nkemurampaka mu irushanwa rya Miss Rwanda. Ariko kandi kimwe mu bindi binazi kandi ashoboye cyane ni ukuyobora ibirori bitandukanye ndetse n'inama zikomeye zihuriwemo n'abanyacyubahiro kugeza no kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika. Si rimwe kandi si kabiri mugani wa yakora si y'abarokore. Uzakunda kubona ibirori n'inama z'abanyacyubahiro ku rwego rw'igihugu na mpuzamahanga bazimuhanga ziyobore nk'umusangiza w'amagambo. Twese uko turi hano rero twishimiye kubabona, twari tubakumbuye, turifuza kubumva, turifuza kumva ijambo mwaduteguriye cyane cyane muri ibi bihe. With your permission sir, the floor is yours. Mwanya n'uwanyu. N'umugore w'ububasha n'ubuhangange bwose mu itangazamakuru ry'ina. Iyo yivuga avuga ko ari intare y'ingore. Icyo kivugo na nyakubahwa perezida Paul Kagame n'umufasha we Jeannette barakishimira cyane. Nge nitwa Sandrine Isheja Butera, nkuko twabivuganye ubushize ubwo duheruka guhura i Gahanga. Ndi intare y'ingore idasiganira kwiyubakira igihugu. Ariko disi nubwo tumubona akomeye ahora yisekera yishimye, ariko buriya hari igikomere agendana, igikomere afite ku mutima cyo kubura umubyeyi wakiri muto cyane, papa w'umubyara wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yo, ariko se uretse ibyo mbwiye niki kindi wifuza kumumenyaho? Sandrine Isheja Butera mu by'ukuri ni muntu ki? Hari byinshi bikunyura mu matwi bikagusiga mu rujijo, bikagusigira ibibazo byinshi wibaza kuri uyu mubyeyi. Icyo nicyo cyatumye nubika amacupa nkegura inyandiko maze ngutegurira icyegeranyo cyihariye kikubwira akantu ku kandi ku mateka n'ubuzima bwa Isheja Sandrine kuva avutse kugeza uyu munsi ubwo ari umunyamakuru w'ikimenya bose. Wowe umufata ute? Mu mboni zawe umushyira ku mwanya wa kangahe mu banyamakuru bakomeye mu Rwanda? Ni iki ubona abandi bantu bakwiye kumwigiraho? Habwo se wowe udukurikiye ni irihe somo ubona wamwigiraho? Duha igitekerezo cyawe hasi muri comment kuko ndagisoma. Guhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Amazina ye yose yitwa Sandrine Isheja Butera. Yavuze ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 mu 1988. Avuka mu muryango w'abana batatu, akaba ari we mukobwa wenyine, akaba na bucura. Mu mwaka w'1994 ubwo habaga jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, Sandrine Isheja Butera yabuze papa we wiciwe muri Nyanza ya Butare, maze basigarana na mama wabo wabaye intwari ikomeye, akaba ari batatu bagakura neza bakavamo abantu bakomeye. Kuvukira mu muryango w'abahungu gusa byatumye Sandrine akura akunda gukina imikino y'abahungu ndetse akagira inshuti z'abahungu gusa kuko ari we yabonaga cyane iwabo baje gusura abasaza be. Nubwo uyu munsi ari umunyamakuru ukomeye uri mu beza u Rwanda rufite, ariko uzi wo mwuga yakuze yumva ari inzozi ze. Oya, ahubwo yakuze yumva yifuza kuba abakobwa bakora mu ndege, ariko nyuma gato yaje kubyitegereza neza abona ko bari abakobwa bahora mu ngendo zidashira, ibintu bishobora kuba bituma batabonera umwanya imiryango yabo. Sandrine yahise abivamo ahubwo atangira kurota noneho ari umusemuzi mu nama zikomeye, dore ko anazi kuvuga neza indimi enye zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa n'Igiswahili. Ibyo gusemura rero nabyo yaje kubona ko ari akazi kadahoraho, byahita bishingukamo. Amaze gukura noneho yagize inzozi zo gukora itangazamakuru, akazaba umunyamakuru ukomeye. Abantu benshi bakundaga kumwibeshyaho ko yaba ari umukobwa wa Radio Umutoni wakoreraga televiziyo y'u Rwanda kubera uburyo aba bombi basa cyane. Uku gukomeza kumubwira ko asa na Radio nibyo byatumye Sandrine atangira gukunda itangazamakuru no gukurikirana uwo munyamakuru, akumva rimwe azamera nkawe hakamusimbura. Mu mwaka wa 2008 nibwo noneho Sandrine Isheja wari umaze gusobanukirwa neza icyo ashaka, yaje kujya Butare mu cyahoze ari kaminuza y'u Rwanda maze yiga itangazamakuru n'itumanaho. Mu mwaka wa mbere Sandrine yakoze ikizamini cyagombaga gutuma yemererwa kwimenyereza umwuga kuri Radio Salus, aragitsinda. Icyakora nubwo atari umuswa, hari ku munsi wa mbere yikorana ikiganiro, ngo umunsi wamugoye cyane
kuko yari afite ubwoba bwinshi bikabije ku buryo ngo bwanamukoresheje amabara, aho ikiganiro ngo cyarinze kirangira akina indirimbo gusa hatigeze avuga na rimwe. Turi kumwe nawe nta kibazo, mbaza umunsi wa mbere nakoze njye nyine adahari, ndi njye nyine, uri wenyine. Mwari muri mu ishuri? Mwari muri mu ishuri? Yego, twarigaga hanyuma tukajya kwimenyereza kuri Radio Salus Butare, nuko mugitangira bakareba buri wese bakagenda bamuha umuntu usanzwe akumenyereza, igihe kikagera akakureka. Yego, ukareba nimba waramenyereye nyine. Janti ubwoba bwaranyishe, nkasajya mbabwira ntihagiye gukurikiramo indirimbo yeza rero mbese niyejejeje noneho gataha. Akenshi iyo wanikoranye aribwo bwa mbere uvuga udusegonda duke bikagucanga, nkuko kumva waheze, aho wagiye gukina umuziki ukawubura ukamara amasegonda babyita dead air, ukahora ukora ama dead air muri umanuka urumva uva kuri Salus ukamanuka muri campus wumva abantu bose babizi wasebye wagize ko waraburije, ariko burya mu buzima nta ufata araburije. Ibyo ni ibintu bisanzwe buri wese mu ntangiriro za kariyeri ye cyangwa se undi murimo akora uyu munsi bibanza kugorana. Nyuma yaho rero yaje kuba umunyamakuru ukomeye w'ijwi ryiza bihebuje wakunzwe ku maradiyo yose yanyuzemo, kuva kuri Radio Salus ukaza kuri Radio Isango Star, Radio 10 na Kiss FM, aho yavuye yerekeza mu buyobozi bwa RBA mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize. Sandrine ubu ni umubyeyi w'abana babiri b'abahungu, afite umugabo witwa Peter Kagame. Iyo umubajije umubare w'abana yifuza kuzabyara akubwira ko yifuza kubyara abana 3, ariko akavuga ko ntawamenya hazaza ngo bishobora no guhinduka, bakaba bakiyongera cyangwa bakagabanyuka. Gusa ngo we n'umugabo we kugeza ubu ngo batekereza ko bazabyara abana 3. Dusubiye inyuma gato, nyuma yo kwibaruka umwana wa mbere, Sandrine yarabyibushye cyane kugeza ubwo yongereye ibiro 20 byose. Abenshi mwabonaga amavideo n'amafoto ye mu myaka yatambutse mwarabibonaga. Icyo gihe cyari ikibazo gikomeye cyane kuko ngo byaje no kumutera ikibazo gikomeye. Yarwaye umugongo, aza kujya kwa muganga bamuha imiti, ariko mbere yo kuyinywa umukenga n'ubwenge bwinshi aza kuvumbura ko iyo miti itari myiza ku mubyeyi wonsa, niko kuyitera umugongo afata umwanzuro wo kuyoboka siporo. Yarazikoze, azikorana umuhati uhambaye, wa mugongo uza kugenda nka nyomberi, ndetse no wa mubyibuho urashira asubira kuri taye. Mu buzima bwe bwite mu bigendanye n'ibyo kurya, ngo Sandrine akunda umuceri cyane. Umuceri ngiyubuze aravuga ati nta kintu dufite muri iyi nzu. Ifiriti yo ngo ntabwo ayikunda cyane, ahubwo ngo ibijyanye n'imboga ngo nabyo biri mu byo akunda. Ubwo ni ukuvuga imiteja, ibintu nk'ibyo. Mu bindi wamumenyaho yakoze nyuma y'akazi k'itangazamakuru, mu mwaka wa 2021 Sandrine Isheja Butera yahawe imirimo mishya mu nama y'igihugu y'abahanzi. Umunyamakuru Sandrine Isheja na Jean Michel Habineza bahawe akazi gakomeye mu nama y'igihugu y'abahanzi. Kari akazi ko gufasha mu bikorwa bya buri munsi by'inama y'igihugu y'abahanzi. Yagizwe umuyobozi nshingwabikorwa executive director w'inama y'igihugu y'abahanzi. Ni mu gihe uyu Jean Michel Habineza akaba n'umuhungu wa ambasaderi Joseph Habineza w'icyo gihe yagizwe umuyobozi ushinzwe imishinga mu nama y'igihugu y'abahanzi. Nyuma yo gukora izo nshingano neza rero, nibwo inama y'abaminisitiri yemeje ko agirwa umuyobozi mukuru wungirije wa RBA hari ku itariki 23 z'ukwa 8 muri 2025. Ibi byose rero bishimangira ubunararibonye n'ubuhangange bya Sandrine Isheja Butera, haba mu itangazamakuru kuri mikro ndetse no mu miyoborere. Ngayo nguko ngibyo ibya Sandrine Isheja Butera, umwe mu banyamakurukazi b'abahanga bijwi ryiza bihebuje n'ibigwi bihambaye amaze kubaka. Ni nansoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze kudukurikira. Ese nawe wajya guzongwa n'ikibazo kibura n'ihenda ry'ibicanwa? Umva, rekeraho guhangayika, kuko hamwe na Quick Cooking ibyo byabaye amateka. Muri Quick Cooking tugukorera amashyiga meza kandi agezweho, ubwiza bwayo bw'inyuma bukajyana no gukora neza kwayo. Muri Quick Cooking nitwe twenyine tugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe.
iby'ingano y'umuriro wayo ntubigireho ikibazo, kuko ushobora kuwugabanya cyangwa ukawongera bitewe n'ibyo utetse. Umva agashya rero, aya mashyiga ushobora kuyakoreshamo amakara, inshenga, cyangwa ukaba wakoresha inkwi. Hari ibyiza biruta ibyo se. Akarusho gutunga aya mashyiga icyarimwe ni no gusevinga amafaranga yawe, kuko akoranye umwihariko wo gukonsoma umuriro muke cyane kandi ibyo utetse bigashya neza. Aya ni amashyiga arondereza ibicanwa ku kigero cya 80%. Wow! Ngaho nyumvira nawe, ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho tugushyiriraho bitewe n'iyo wifuza, ku giciro kingana iki se shaho kari nk'ubuntu. Umva gashya rero, ku bakoresha amasafuriya manini ya Muvero, namwe turahari ku bwanyu. Ntuzuyaze kuduhamagara, kuko haba iwawe mu rugo cyangwa aho ukorera umurabyo uratinda, tukugeraho mu kanya nk'ako guhumbya. Ndetse by'umwihariko banyamahoteli n'amaresitora, utubari n'abandi mwese mutanga serivisi zo guteka no kotsa, nimutugane kuko dufite amashyiga mukeneye. Kubifuza kwiga uyu mwuga namwe ni karibu, amarembo yacu arafunguye. Ngwino tukwigishe gukora aya mashyiga, kuyubaka ndetse na sudire. Tugana aho dukorera i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa Kimironko muri gare. Utubwire ishyiga wifuza, turi gukorere mu kanya nk'ako guhumbya. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Quick Cooking, wow, kugufasha gucana neza kandi ku giciro gito, niyo mirimo twerejwe gukora. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo uyigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri modeli zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'aho ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Zinia, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye Fashion. Umva kakano, IBTC Film and Design School yabazaniye promosi idasanzwe. Ubu wakwigira aho uri uciye kuri wa3 akadomo IBTC akarongo gatambitse e-learning.com. Iyi ni gahunda yo kwigirira kure cyangwa se online. Aha ushobora kwiga video production, graphic design, web design no kwiga gukanika moto. Byose ubyiga mu kwezi kumwe gusa, ukabushakishwa ku isoko ry'umurimo. Dukorera kwa Rubangura muri etage ya 4, umuryango wa 6. Duhamagare kuri 0788 54 3002 cyangwa se 0728 54 3002 cyangwa udusure kuri wa3 akadomo IBTC Film School akadomo AC akadomo rwa.